Yesu nashimwe, uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo ku buzima bwanjye kandi ni n'umunsi w'ibyishimo ku buzima bwanyu. Ni ubwa mbere ubonye iki kiganiro kuri channel yitwa Dukuzumuremyi Church Online. Aha ni urusengero tuzajya tuganira ijambo ry'Imana. Intego yacu ni ugusenga tukamenya imbaraga z'Imana, Imana igakora ibidasanzwe ku buzima bwacu. Abantu benshi rero bafite ibintu by'ibibazo ariko hari ikintu Imana yabivuzeho. Ndababwira kandi ibintu bitatu Imana ishoboye gukora ku buzima bwawe mu gihe wafashe umwanzuro, mu gihe wumvishe inama turaza kukugira. Rero nitwa Dukuzumuremyi Emile, nkaba ndi umugabo. Hano tuzajya tubana umunsi ku munsi, kabiri cyangwa gatatu ku munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 3. Harimo ijambo rivuga ngo aho muzagera hose ndabahaye, cyangwa aho muzagera hose ni ahanyu. Iri jambo Imana yaribwiye Yosuwa mu gihe Abisiraheli bavaga muri Egiputa. Bava muri Egiputa bahuye n'ubuzima bugoranye cyane, aho byari bitangiye kubacanga. Bageze aho Yosuwa abaza Yesu ati ko tubona aho tugiye kujya bigoranye bimeze gute? Imana imubwira ijambo ryiza cyane, iramubwira ngo ntutinye aho muzagera hose. Ubwo bivuga ngo Imana irimo iravugana nawe, aho uzagera hose n'ahawe, guturuka iburasirazuba kugera mu majyaruguru, kugera mu majyepfo ndetse n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Aka kanya wumve yuko Imana ikubwiye yuko ihaguhaye. Icyo usabwa ni iki rero? Ndaje nyikubwire kugira ngo wemere gutunga ibyo Imana iguhaye. Imana ntibeshya, icyo yavuze igomba kugikora ku buzima bwawe. Wowe ntugacike intege, ujye yumva yuko byose, wumve ko byose icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagikora. Rero ibintu bitatu Imana ishobora gukora ku buzima bwawe mu gihe waretse ibyaha. Inyungu 3 zo kugendana n'Imana. Izi nyungu rero ugomba kuzitaho kugira ngo amateka y'ubuzima bwawe, amateka y'uko ubayeho bihinduke. Ikintu cya mbere iyo wagendanye n'Imana ikora ku buzima bwawe ni uko ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho. Urimo urabyumva? Ifata ibyo ubona wowe bidafite ishusho. Urugero, uracuruza ariko byaranze. Nkuzaniye amakuru y'uko bizemera. Urakora akazi ariko ubona nta shusho. Imana igahaye ishusho. Urahinga ntiweze ukarumbya, ariko ndakubwira ngo nuramuka ugendanye n'Imana uzatangira weze, nuramuka ugendanye n'Imana. Abanyeshuri bawe ntibazava mu ishuri babuze minerivare. Nuramuka ugendanye n'Imana izakora byinshi, izagukura mu bukode, izakubakira, izarema ibyo ubona ko bidafite ishusho. Kugendana n'Imana harimo gukira indwara, harimo gukira indwara nyinshi. Abantu barwaye, abantu bafite indwara nyinshi zitandukanye, ariko uko uzajya ugendana n'Imana harimo guhinduka kw'amateka y'ubuzima bwawe. Icya kabiri Imana izakora ku buzima bwawe mu gihe uzagendana n'Imana nuko ibidafite ishusho Imana iriha ishusho. Wifashishe ijambo ry'Imana, turifashije hano ijambo ry'Imana ryanditswe mu Bami ba kabiri igice cya 4, aho umutwe w'amagambo uvuga ngo Elisa yishyurira umupfakazi ideni yari arimo. Ni umupfakazi wari ufite ikibazo cy'ubukene. Arangije abwira Elisa, ariko ngo mfite amadeni menshi cyane, ariko nta n'ikintu mfite, ariko icyo mfite Imana.
Iyi nkuru itubwira yuko umukozi w'Imana yabajije uyu mudamu ngo ushaka iki, ufite iki mu rugo kugira ngo Imana ikwishyurire. Umudamu aramubwira ngo mfite utuvuta duke duke, bivuga ngo uko ugendana n'Imana iridafite ishusho, iriho ishusho, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko bike ufite Imana iba umusemburo bikaba byinshi. Noneho Mwami wa kabiri ibice 4 ku murongo wa mbere, Elisa aramubwira ngo ufite iki mu rugo? Nawe aramubwira ati mfite utuvuta dukeya, mfite utuvuta duke. Elisa aramubwira ngo rero genda ufate utwo tuvuta utire ibintu byinshi byinshi bishoboka, ubisukemo ayo mavuta make. Nawe byibaze kuba ufite amavuta atuzuye igikombe, ugasuka hakuzura ibidomoro, hakuzura amapara, hakuzura amasafuriya. Uyu mudamu yaragiye atira ibikoresho byinshi, atira ibintu byinshi byinshi mu baturanyi bose, arasuka ibintu bigeraho biruzura, arangije abona ubwishyu. Bivuga ngo uko uguma kugendana n'Imana, bike byawe Imana ifite ubushobozi bwo kubitubura, ifite ubushobozi bwo kubihinduramo amateka. Ikindi gishoboka ku buzima bwawe ni uko kubaho nabi, Imana iyo wagendanye nayo amateka ajya ahinduka. Icya gatatu kizaga ku buzima bwawe ni uko nyuma y'ubu buzima Imana izaguha ubugingo mu gihe wagendanye n'Imana. Wakora iki rero kugira ngo ugendane n'Imana? Usabwa iki kugira ngo ugume ugendane n'Imana? Hari ibintu usabwa kugira ngo icyubahiro cy'Imana, uburinzi bw'Imana bube ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere usabwa kugira ngo ugendane n'Imana ni uko ugomba kureka ibyaha. Kureka ibyaha rero buriya nicyo kintu cya mbere ku isi cyoroha, nta nubwo binagoye. Icya mbere ni ukuvuga ngo mbabarira, nacumuye, nakoze amakosa ariko sinzongera. Ibyo gusa byonyine bituma Imana ikubara yuko nta cyaha ufite. Kuvuga ngo Mwami Yesu mbabarira sinzongera, icyo gihindura amateka y'ubuzima bwawe. Kabiri, ugomba kugerageza uko ushoboye ukajya usa nkaho uhindura inshuti zikujyana mu byaha, kuko rimwe na rimwe hari igihe twisanga mu buzima tubwinjijwemo n'abandi, tubugiyemo bitewe n'ibigare turimo, tubugiyemo bitewe n'inshuti mbi tugira. Ariko uko uhindura inshuti bituma inshuti wegereye zikorera Imana cyangwa zisenga Imana, nawe utangira guhinduka nkabo, bigatuma utangira gutinya ibyaha gake gake. Ugatangira ukabitinya gake gake. Bivuga ngo rero ibyiza byo kugendana n'Imana ni byinshi, nzajya mbibabwira. Rero ntukagende udakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online. Iyi church rero online ni church yanjye kandi ni n'iyawe. Hano amateka yacu, amateka y'ubuzima bwanjye, amateka y'ubuzima bwawe azahinduka uko tuzajya twiga ibiganiro byacu. Hari nimero uzajya ucaho tubwire uko ubyumva muri comment, tubwire icyo twakwigisha muri Bibiliya, tubwire ijambo ry'Imana tugusomera. Bibiliya ntabwo tuyizi cyane ariko tuzagufasha umenye imbaraga z'Imana, ndetse umenye n'imbabazi z'Imana, umenye n'umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Gusa umugambi Imana ifite ku buzima bwawe ni mwinshi kandi ni muremure, byose birashoboka. Murakoze, mwari kumwe na Dukuzumuremyi Emile, naho mu kanya tureba ikindi kiganiro cyiza cyane ku buzima bwacu. Umunsi mwiza.